wakongera ugasuhuza ukwegereye. Please greet your neighbor. Kavuga uti uryoherwe n'ijambo ry'Imana. And tell them be blessed with the word of God. Icyambere no kugira apeti. First of all is to be hungry. Icyambere no kwifuza kwakira. To want to receive. Bamara kubyifuza. And after that, Uwiteka akamenya ibiri mu mutima wawe. the Lord knows what's in your heart. Maze akakugaburira. And he feeds you. Hallelujah. Amen. Abari hano abahageze muvuge ngo amen. Those who are here say amen. Utarahagera ntiyavuga ngo amen, ariko wahageze navuge ngo amen. Those who are not here cannot, but you here. Urahari? Are you here? Urahari, uri muzima? Are you here? Are you alive? Ndi muzima mu izina rya Say you Yesu. are alive in Jesus' name. Guti ndakomeye mu izina rya Say you Yesu. are well in Jesus' name. Ngo ndi muzima mu izina rya Yesu. Say you are well in Jesus' Vuga ngo name. ijambo ry'Imana rirangira muzima mu izina rya The Yesu. word of God makes me well. Ijambo ry'Imana rirankomeza mu izina rya The Yesu. word of God strengthens me in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe. Praise God. Icyambere turashima Imana muri iki gitondo. First of all, we'd like to thank God for this morning. Imana kuduha iki gitondo. For God to give us this morning. Ugira ngo nibisanzwe nyamara Do nibidasanzwe. not take it for granted. This is not something simple. Nibidasanzwe kubona uri hano. It's nothing simple for you to be here. Nibidasanzwe kubona ukiza imbere It's y'Imana. nothing simple that you come and worship. Igihe ugihimbaza Imana, You're still worshiping. igihe ukiza gushaka mu maso y'Imana, You're still able to come. ntukabifate ngo Do nibisanzwe. not take it for Hari granted. abamaze kubivamo. There are people who can no longer do that. Hari abamaze kubivamo. There are people who can no Igihe longer do that. ugihimbaza Imana n'ubuntu bw'Imana, tuyihe Imana amashyi When you're still yayo worshiping, please irabikwiriye. giving a praise. Amen. Turashima Imana kuva kwa kabiri kugeza uyu munsi twaganiye ku ijambo inyungu zo guhindurwa gusa na Yesu Kristo. We thank God because since Tuesdays and Fridays we talked about the benefits of changing into God and Christ likeness. Icyambere twabonye twasomye ijambo ry'Imana muri Yohana ibice bitatu. The first word we read was John 3:34. Umurongo wa 34 36. Yohana ibice bitatu umurongo n'uwa 34 36. John 3:34 through 36. I read in Jesus' name. Amen. For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. The Father loves the Son, and He has placed everything in His hands. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him. Amen. Amen. Uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka imugeze. Se akunda umwana we kandi yamweguriye byose. Uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Icyambere tubona, The first thing that we see, turabona Imana yacu ivuga ko ikunda umwana wayo, we see our God proclaiming His love for His Son, kandi yamweguriye byose. and He has put everything into His hands. Muribuka Yesu Kristo amaze kubatizwa, Remember when Jesus was just baptized? akiva mu mazi gusa, As He came out of the waters, ijuru the ryarakinguye, heavens opened up, ijwi riravuga ngo and the voice said, nguyu umwana wanjye nkunda "This is nkamwishimira, my Son that I love. mumwumvire. Listen to Him. Nguyu umwana wanjye nkunda This is the nkamwishimira, one that I love. mumwumvire." Listen to Him." Yesu yarabyumvise. When Jesus heard so, Yesu nawe yarabyumvise. He heard so. Ntabwo byumviswe n'abandi gusa, na Yesu This was yarabyumvise. not just heard by everybody else, but Jesus Kandi heard Yesu that too. yarakeneye kubyumva. And He needed to hear that. Icyo yumvise rero, What He heard, iryo jwi yumvise the rero, voice that He heard, niryo ryahaye Yesu imbaraga is the one that gave Him the zo power kugenda ashize amanga, to go boldly, zo kumenya yuko ari kumwe na se, to know that He's with the zo Father, kumenya yuko ashyigikiwe na to know se. that He was supported by the Father. Iryo jwi yumvise ryo kumva ko data wa twese uri mu ijuru amukunda, The voice that He heard, the Father in the heavens supports Him and loves Him, niryo ryatumye Yesu akomera kuri iyi si. is the one that led God in to be strong in this earth. Kumenya yuko se agukunda, To know that you're loved by the Father, kumenya yuko Imana yohereje Yesu nk'urukundo, to know that God sent the Son, ukamenya yuko Imana yakunze abari mu isi cyane bigatuma yohereza Yesu. that He loved the people, that He sent His only Son.
imbaraga zawe zo kunesha nta handi zishingiye, ni mu rukundo rw'Imana. So your power of victory is only in Jesus. Imbaraga zawe zo kunesha Satani ni mu rukundo rw'Imana. For you to win over Satan is through Jesus. Imbaraga zawe zo kunesha ibyo uhura nabyo byose ni mu rukundo All rw'Imana. that you fight will be found in victory through Jesus Kumenya ko Christ. nkundwa n'Imana To know that I'm loved by God aho naba ndi hose wherever I am, birashigikira. He supports me. Kumenya ko nkundwa n'Imana, To know that I'm loved by God, menya neza yuko ngomba gutsinda n'ibingerageza I know byose. for sure that I win whatever is facing me. Kumenya ko nkundwa n'Imana, To know that I'm loved niyo by God, bije ndavuga ngo ni iby'akanya gato even kuko though nkundwa things n'Imana. come, I know it's for a short time. Ngiki cya mbere Yesu yagendeyeho, yagendeye ku rukundo rw'Imana. That is the first thing that Jesus worked. Nawe icyo ugomba kumenya ubuzima bwawe, ugomba kumenya ngo iyaguhaye Yesu nta kindi yakwima, iragukunda. And you should know that whoever gave you, the one who gave you Jesus, will not Ugomba leave anything kubirema mu behind. mutima wawe, na Satani yaza kukubesha ukamubwira ngo urabesha. You must understand and grasp this in your heart. Mu byo ndimo byose nkundwa n'Imana. Whatever you go through, know that you're loved by God. Aho nanyura hose urukundo rw'Imana rurangose. Wherever I go, the love of God surrounds me. Haleluya. Amen. Dawudi we yarabivuze muri Zaburi 143 David says so in the Psalm 140, umurongo wa 10. verse 10. Bibiliya tubwira ngo ngoswe n'urukundo rw'Imana, ingosi imbere n'inyuma. The love of God surrounds me forward and backwards. Ingosi imbere n'inyuma. It is surrounding me. Ngoswe n'urukundo rw'Imana imbere n'inyuma. I'm surrounded by God's Iburyo love. rurahari, Right is there. inyuma rurahari. Behind it's there. Yarazi rero urukundo rw'Imana, Imana niyo He knew yamwerekanye. God's love. Dore umwana wanjye nkunda This nkamwishimira. is my son that I love. Nicyo cya mbere yavuze, It is bose the first bamenya thing ko that he said. yamanutse akundwa na se. It is the first thing that he said, and everyone knew that he was loved Kugira by ngo his son. ibimuzamubaho byose So that everything that would happen, ntakazashidikanya urukundo he would rw'Imana. not doubt God's love. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dusomye mu Baheburayo igice cya mbere When we read in the Hebrews, umurongo wa 3 n'uwa 8, first Hebrews, umva uko havuga listen to nihutse. what it says quickly. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'ikomeye cyane iyo mu ijuru. Amen. Umurongo wa 8, ariko iby'umwana wayo byo yabyeruriye ati, intebe yawe Mana ni iy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta kubwo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Muvuge ngo amen. Amen. Icyo ni ikintu cyangombwa tugomba kumenya. This is something important. Ese Imana yarinze kuvuga ngo dore umwana wanjye nkunda nkamwishimira bigenze bite? How did God just come out and say, this is my son that I love? Ntabwo Imana yapfuye kubivuga gusa, He just didn't say that. hari ibyo yashingiyeho. There's something that he was leaning on. Ubuhamya yatanze hari icyo yashingiyeho. In a testimony, there's something he was leaning Imana on. itanga ubuhamya kuri Yobu hari icyo yashingiyeho. When God testified for Job, there was something he was saying. Imana ibwira Satani ngo wabonye umugaragu wanjye He Yobu. wanted to say, Satan, Satani did you we, see my servant Job? hari icyo yashingiyeho. There's something he was supporting it on. Ubuhamya kuguhamya kwawe kw'Imana hari icyo izashingiraho. Your testimony is leaning on something. Kugira ngo Imana ikwigande kuvuge hari icyo izashingiraho. For God to say something about you, there is something he Imana will lean ntabwo on. yapfuye kuvuga ngo dore umwana wanjye nkunda He nkamwishimira. just didn't say, this is my Mumwumvire son ntacyo that I love, yakoze. and listen to him without him doing anything. Haleluya. Amen. Bibiliya tubwira haleluya. The Bible Bibiliya says, tubwira ngo mu ijuru, in heaven, mu byahishuro Yohana igice cya 5 ngo mu ijuru bashaka uwamanuka kubumbura igitabo. in Revelation, they said they were looking for someone to come and open the Barashaka books. mu ijuru baramubura, They look into heavens and they mu couldn't isi find him. baramubura, On earth they no couldn't mu find isi him. y'isi baramubura, Under the ground they couldn't ariko find arangiye him. ngo dore ndaje ma.
But he said, here I am, Lord. ndaje data, Here I am, Father. ikinzanye nta kindi, Nothing nje else gukora brings me ubushake forward. bwawe. I'm here to do your Mu will. gitabo cyawe niko handitse. In the book is what is icyo ni written. ikintu cyagaragaye. Imana yari yarabuze umwana ukunda Imana yari yaramubuze. God could not find someone, a child who loves the Father. Yari yarabuze. Adamu yashatse kugira ngo agaragaze ubumana ku isi. When he had created Imana Adam yari to show yarabuze. God's glory, yari yarabuze. Adamu yamuzanye kugira ngo agaragaze ishusho y'Imana ku isi. ideally he had created Adam to show God's glory on earth. Ariko mu kanya gato ntiyagaragaza ishusho y'Imana. But in a short while he could not show that. Biba ngombwa ko Imana ishaka uzagaragaza And he was- kurabagirana kwayo ku isi. And it was needed for God to find someone who would show that glory here on earth. Imana bituma imaze kubona uwo yohereza usa nayo, And after he found someone into his likeness, uvuga nkayo, who speaks like him, ukunda nkayo, who loves like him, ugenda nkayo, who walks like him, Imana irishima cyane He was kuko happy. yari gukunda wowe nta kindi. because he only loved. Kumanuka kwa Yesu ni urukundo Imana igukunda. When Jesus came down, it's just God's love. Icyo Yesu cyose yakoze ku isi All that Jesus did here on earth cyari urukundo yakundaga se, was because he loved the cyari Father n'urukundo yakundaga abantu. and he Ni loved the bibiri gusa. people. Two things. Urukundo akunda se The love for his Father kugira ngo anezeze se, so that he n'urukundo rejoices, akunda abantu and the love for the kugira people ngo mu bantu anezeze se. so that through people he might love his Father. Haleluya. Amen. Abo turi kumwe bazamura ibiganza, abo turi kumwe, Amen. abo turi kumwe muri iki gitondo You're muzamura together, lift ibiganza. your hands. Icyo ni ikintu cyangombwa tugomba kumenya, This is something important that we tukamenya must ko know. Imana yohereje Yesu Kristo Knowing that God sent Jesus Christ kubw'urukundo yadukunze kugira ngo itwereke for his urukundo love for idukunda. us. Inyungu ya mbere niyo guhindurirwa gusa na Yesu, So the first benefit to be transformed into Jesus' likeness ni ukugira kamere y'Imana, is to have God's character. kuko Imana yatanze ibikwiriye byose. Because he gave all that is necessary. Isanga Adamu wa mbere bidashoboka yuko ashobora kunezeza He Imana, saw this impossible in the first man, ishaka Adam. Adamu wa nyuma So he found the last kugira ngo Adam. azaduhe ubugingo bwe. So he gives us life. Namara kuza mu buzima bwawe, And when he comes into your ntuba life, ukiriho ku bwawe, you're not here by ntuba yourself. ukigenda ku bwawe, You're not walking by ariko uba yourself. ugenda nka Kristo. But you walk like Niyo mpamvu Christ. yashatse yuko dushushanywa n'umwana we w'imfura kugira ngo abe imfura muri That bene is why he Sereshi. wanted us to look like his firstborn. Proje yawe ya buri munsi rero, So your daily task, proje yanjye ya buri munsi my rero, daily task, ni ukugenda nshushanywa na Yesu is umunsi to ku wundi. continue to be Ubwo uzaba uri muri transformed gahunda into his y'Imana, likeness. uzaba uri mu mugambi You'll be in w'Imana. the plan of God. Ugomba kugenda umunsi kundi. Every Yesu day you icyamuzanye must walk. ni ukugira ngo ngende sa nawe, To be created, I must look like him. ni ukugira ngo nkunde nk'uko I yakunze se. must love like he loved the Father. Urwanjye ntirugomba gucogora, rugomba kugenda rwiyongera. My love might not corrupt or decrease. It might continue to increase. Niyo mpamvu dushobora gusoma mu Bikorinto ba kabiri ibice bitatu That is murongo wa why cumi we can n'umunani. read in 2 Corinthians. Abikorinto ba kabiri ibice bitatu murongo wa cumi n'umunani. 2 Corinthians 3:13. Bibiliya tubwira neza yuko The Bible iyo tells us- tumureba nko mu maso yacu hadatwikiriwe, duhindurirwa gusa nawe, tuva mu bwiza tujya mu bundi. It says when we look at him with unveiled faces, but we continue from Iyo one glory to tureba another. umwami wacu tukareba ubwiza bwe, When we look at him and his glory, tumureba mu maso hacu hadatwikiriye, we nko look mu at him with ndorerwamo. unveiled faces like Tumureba mirrors. nko mu ndorerwamo Like mu in the maso hacu, mirrors. nta gishobora With kudutwikira. unveiled faces, Duhindurirwa gusa nawe. but we continue to be transformed Iyo into his tumurebye likeness. neza turahindurwa. When we look at him, we continue Iyo to be tugendana nawe transformed. turahindurwa. When we walk with him, we are Iyo twicaranye transformed. nawe turahindurwa. When we sit with him, we are transformed. Iyo tumusenga turahindurwa. When we pray, we are transformed. Iyo dusoma ijambo ry'Imana turahindurwa. When we read the word of God, we are transformed. Iyo twabaye abakristo turahindurwa. When we are Christians, we are Iyo transformed. twabatijwe turahindurwa. When we are baptized, we are transformed. Duhindurwa gusa nawe. Transformed into his Ntabwo ari likeness. uguhaga, ntabwo ari igihagararo. Not just appearance. No. No.
duhindurwa gusa nawe imbere, inside transformation, duhindurwa gusa nawe umutima, into his likeness in his heart, duhindurwa gusa nawe. in our hearts. Icyambere rero tugomba kigaragaza ko twahinduwe gusa nawe, The first thing that will show that ni we've been rwa rukundo transformed Imana yasutse muri is the we. love that he has poured into Ni his son, urukundo rwa the Yesu, love of Christ, urukundo dukunda Data, the love that we love of ni Father, rwo rutugaragaza ko twahindutse gusa is the nawe. one that shows that we've been N'icyo Imana transformed ishaka, into his irashaka likeness, kukubona That is what wuzuye God wants us urukundo to see. rw'Imana. to be filled with his love. Icyo ni cyo cya mbere, That is the first iyo thing. niyo ntambwe ya mbere, That is the first step. kureba niba urukundo rwanjye rwatangiye kuzamuka, To see if my love for him has increased, urukundo nk'urwo Yesu yakunda. continues to increase. The Imana love that itegereje Jesus had. kumbona jyewe natangiye kugira utse urukundo rwuzuye. God is waiting to see my love Duhindurirwa gusa increasing. na Yesu, We are tuva mu bwiza transformed into tujya mu Jesus' bundi likeness from buruta one ubwabo. glory to another. Tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza. Ever increasing glory. Bishatse kuvuga iki? What does this mean? Bishatse kuvuga ko iyo tugenda dusa na Yesu, It means when we continue to resemble Christ, icya mbere duhabwa n'ubwiza the bw'Imana. first thing is his glory. Ubwiza bw'Imana His turabwambara. glory. We put on his Aho glory. tugenda hose tugenda n'ubwiza Wherever we bw'Imana. go with his Tugenda glory. tubwambaye. We go and we put it on. mwibuke yuko Adamu akimara gucumura, Remember that after Adam sinned, icya mbere yabonye yasanze yambaye ubusa. the first thing he noticed, he was naked. Ubwiza bw'Imana, icyaha iyo cyaje gikuraho ubwiza When bw'Imana. sin comes, it takes away God's glory. Icyaha nicyo cyavanye ubwiza bw'Imana kuri Adamu, Sin took off God's glory onto Adam. asanga yambaye ubusa, He found himself naked. yireba yambaye He ubusa. looked at himself naked. Arangije Imana ipfa gushaka gusa agahu And after that, k'inyamaswa. God found a skin of animals. Imana irongera imena amaraso maze imwambika agahu, And he shed the blood and he just put the clothes kugira ngo byibura ngo ihishe ubwambure, so that he could hide his nakedness. ariko nta bwiza bwari bukimuriho. But there was no glory Byari on him. ngombwa ko itwohereza Adamu wa nyuma It was necessary wuzuye to ubwiza bw'Imana, send the last kugira ngo Adam yongere atwambike full of ubwiza God's glory, bw'Imana. to clothe us Nuko again iyo with glory. twakiriye Yesu, That means when we iyo receive tugenda Jesus, dukura, when we iyo continue to tugenda grow, duhindurwa na Yesu, when we continue to be tugenda twambika transformed, ubwiza bw'Imana. we put on God's Duhe Imana glory. yacu icyubahiro. Praise God. Tugenda twambika ubwiza We bw'Imana. continue to clothe Ugenda ourselves. n'imbaraga ubwiza bw'Imana n'imbaraga The z'Imana. glory of God is the power of God. Ubwiza bw'Imana ni ugukiranuka kw'Imana. Is to the righteousness of Ubwiza God. bw'Imana ni amahoro y'Imana. Is the peace of Ugenda God. wambaye ubwiza bw'Imana. You walk and you put Bwira on the mugenzi ngo clothes. urakambara ubwiza bw'Imana. Tell your neighbor, wear the glory of Uragahora God. wambaye ubwiza bw'Imana. Always put on that cloth. Uragahora wambaye ubwiza May bw'Imana. you always wear Haleluya. God's glory. Ubwiza Amen. bw'Imana, Yesu yaje kutwambika God's ubwiza bwe. glory is what Jesus came for. Haleluya. Haleluya. Cyo ni ikintu tugomba kumva yuko icyazanye Yesu Kristo ni ukudusubiza mu ngobyi y'Edeni, ni ukongera We kutwambika. need to understand that what Jesus came for Abatari us bambaye for bakongera is for us to bakambara. put on God's glory. Bakambikwa. For those who are naked to be put on clothes again. Bwa butware Imana yari yarahaye Adamu, Yesu akongera akabutugarurira. The glory that God had given to Adam be restored unto Ubutware us. bwo kumenya umuriganya. To know the judge, Kumenya umuriganya, Satani nk'umuriganya. to know the accuser, who is Satan. Yesu icyamuzanye kwari kugira ngo tumenye umuriganya uwo ari we. Jesus came so that we know who was the accuser. Ntazongere kuturiganya nk'uko yariganyije So that Adamu he wa no mbere. longer accuses us as he accused the first Niyo mpamvu Adam. muri ubwo bwiza bw'Imana tubasha kumwirukana mu That is izina rya why Yesu. through God's glory we are able to chase him in Jesus' name. Ubutware arabutugarurira. Because he's restored our glory. Shima Yesu atugarurira ubutware. Praise Jesus who has Ubutware. gotten us restored Tubaho our ndi glory. umutware. Say, I am Ndi glorious. n'umwami, ndi And I'm a n'umutware. king and I'm glorious. Iyo ni inyungu yo kubona duhindurirwa gusa na These Yesu. are the benefits to be Ntacyo transformed tugomba into his gutinya. likeness. We must be bold. Yaduhaye iki? Yaduhaye ubutware. He has given us the power. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kimwe rero Yesu yamenye neza. The first thing that Jesus understood well, Yamenye icyambere, yamenye urukundo rw'Imana. he knew God's love. Murebye muri Yohana ibice bitanu. If you look in John 5, Tira kuri Yohana. John- Yohana ibice bitanu umurongo wa 19 na John 23. 5:19. Reka mwumve uko havuga. Listen to what Yesu it arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe,
atabonye se agikora. Kuko ibyose akora byose n'umwana ari byo akora, muvuge ngo amen. 20 kuko se akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka n'imirimo irutiye kugira ngo mutangare. Haleluya. Turabona Yesu yaramaze kumenya ko se amukunda. First of all, we see that Jesus knew that the Father loved him. Ibyo yakoraga byose n'ibyo yumvise se avuga. All that he did was what he heard the Father say. Iyo mukundana n'umuntu muraganira cyane. When you love someone, you talk a Mumenya amabanga. lot. You know secrets. Amabanga. Secrets. Imana yashaka ko dukundana nayo tukamenya amabanga. God wants us to love him to a point we know Yesu we secrets. yari Imana abana na se. Jesus was a God, but he lived with the Father. Ariko yashatse kutwereka aho tugomba kuba kugira ngo natwe tumenye amabanga y'Imana. He wanted us to know where to be so we know his secrets. Nukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora. Truly I tell you, the son can do nothing by himself. Kuko ibyose akora byose umwana ari byo nawe akora. He can only do what he sees the Father do. Tekereza ibyose akora byose n'umwana ari byo akora. Listen, all that the Father does is what the Son does. Imana yamaze kuduha Yesu Kristo God has given us Jesus Christ kugira ngo twese duhindurwe barumuna ba Yesu Kristo ab'imfura muri bene se benshi. so that we are all transformed into his likeness. Yamaze gushyira karakteri ya Kristo muri twebwe. He has put Jesus' character into us. Yamaze gushyira natire ya Kristo muri twebwe. He's put the nature of Christ in us. Mu yandi magambo ibyo data akora nibyo ngomba gukora. In other words, what the Father does is what I should do. Nibyo data ashaka nibyo ngomba gushaka, kuko murebe neza uko Yesu yabivuze. What the Father wants is what I should want. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Praise God. Imana ishimwe Praise cyane. God. Imana ishimwe cyane. Praise God. Dusomye muri Yohana 8 umurongo wa 25 kugera kuri 30. John 8:25-30. Nuko Yesu arababwira ati, ubwo muzamanika umwana w'umuntu nibwo muzamenya ko ndiwe, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko uko data yanyigishije ariko mvuga, kandi uwantumye turi kumwe, ntiyansize jyenyine kuko nkora ibyo yishimira. Muvuge ngo amen. Murabona neza yuko yamaze kumenya nta na kimwe yakoze ku bushake bwe. There is nothing that he did through his own will. Yari yaramaze kumenya ko ubuzima bwe ari se, ibyo yashaka ari byo agomba guharanira umunsi ku He wundi. had understood to do what was the Father's will. Yari yaramaze kumenya ko agomba nk'umwana kunezeza se umunsi ku He wundi. knew as the son to please the Father on a daily basis. Yari yaramaze kumenya ngo nta nyuma yo y'ibyo ashaka azahura n'ibibazo. He knew that had he not done God's will, he would have faced issues. Yari yaramaze kumenya yuko ibyo avuga nibyo umucyo gusa nta bindi. He knew that what the Father spoke was light. Yari yaramaze kumenya ijambo rya se. He had known the Father's Kwari bwo word. buzima. He knew that was the life. Kwari ryo terambere rye. He knew that was for Kwari his ko gukomera advancement. kwe. He knew that was Kwari his ko strength. gutsinda kwe. He knew that Yari was yaramaze his victory. kumenya ngo ntacyo nshobora gukora ntabonye data akora. He knew that there was nothing he could do Nta other than n'icyo what he saw the mvuga Father do. ntumvise data avuga. There was nothing he could say other than what he heard Kuko the mpora Father nkora say. ibyo data agira ate, ibyo data ashaka. Because I do God's will, Mpora Father's nkora ibyo will. data agira ate, I always yishimira. do Mu yandi what magambo pleases God. yahoraga areba mu maso In hasi. other words, he will look in the Father's Yahoraga areba mu face. maso hasi akavuga ngo ese iki data aracyishimira cyangwa ntacyishimira. Does this please my Father or not? Ese iki kiramunezeza cyangwa ntikimunezeza. Does this please him or not? Mu byo yakoraga yahoraga ashaka kunezeza What se. he did, he wanted to please the Father. Pawulo nawe yandikira Abakolosayi And Paul wrote to the aravuga ngo Colossians, mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu Yesu Kristo, and he said, walk according to those who have known Christ. mumunezeze muri byose. Please him in all things. Mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu nde Yesu Walk Kristo, according to those who have known ngo Christ. mumunezeze muri byose. Please him in all things.
niba dushaka kwigana Yesu, Imana yatuzaniye Yesu nko kugira ngo tumurebe nka modeling cyangwa se umwana ukundwa na se. God has given us Christ as an example. Umwana ukundwa nande na se. As a son loved by the Father. Paulo akakomeza akavuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. And Paul say have the heart that was in Christ Jesus. Ngo nubwo yari Imana ntiyabonye ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. And though he was a son of God, he didn't take it for granted. Yicisha bugufi. He humbled himself. Araganduka. He humbled himself. Yicisha bugufi. He humbled himself. Araganduka. He humbled himself. Agandukira se. Unto the Father. Agandukira se. Unto the Father. Agandukira se. Unto the Father. Yicisha bugufi. He humbled himself. Araganduka. He humbled himself. Ntawundi twigana Yesu. There's none other than Ntawundi uzigana Yesu. You would imitate Christ. Ugomba kubiharanira kwigana Yesu. You must take it a point. Tugomba kubiharana kwigana Yesu. You must make it a point to imitate Christ. Kenshi na kenshi ikibazo nifuza yuko Imana inezeza. Often we want God to please us. Reka nkubwire ngo Imana. Let me tell you something. Kunezerwa kw'Imana niko kunezerwa kwawe. God's rejoice is Reka your nkubwire ngo rejoice. Kunezerwa kw'Imana niko kunezerwa kwawe. Is your joy. Umunsi wose uzaharana kunezeza Imana, uzabona Imana izakunezeza. To please God, he will please you. Umunsi uzaharanira kuba kunezeza Imana, uzabona kunezerwa kwawe. Every time you please God, you will see yourself being pleased. Muvuge ngo amen abumvise. Say amen those who have understood. Muvuge ngo amen amubumvise. Say amen. Ntibyoroshye kugenda kwigana Yesu. It is not easy to imitate Christ. Nta kundi Imana yashatse, nta wundi yashatse kuba ariwe tugera ikirenge. Paulo aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Paul said walk into his likeness as I'm still walking. Ubuzima bwanjye n'ubwawe kuba mu Kristo ntabwo ari izina. My life and yours being called a Christian is to be transformed. Praise God that you have been transformed. We continue to be transformed until His Christ returns. But you must make it a point. You must take it. Since the time of John the Baptist until today, you must take it by force. By force. Nicyo tugomba kumenya. That is one thing you must yakoraga ibye understand. kubwe. He did not do according to his Yakoraga ibyo will. yumvise savuga. He said the things that he heard the Father kugira ngo abashe kugira utse gukora byose yishimira. so that he might do the things that please the Father. Ngo babyumvise batyo byose ngo bagira batse bose batangira kwizera umwami Yesu. And they started to believe in Jesus Christ. Baratangira bizera umwami Yesu. They started believing in the Lord Jesus. Bizera umwami Yesu. And the Lord Jesus. Bizera umwami Yesu. And the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yohana 14:31. John 14:31. Murebe impamvu Imana yamuzanye. See why akaba muri the Father brought twebwe. him to be among us. Yohana 14:31. Sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'abiyisi aza kandi ntacyo mfiteho, ahubwo nkora uko data yantegetse kugira ngo abisi bamenye ko mukunda. Muvuge ngo amen. I will not speak with you much longer, for the prince of this world is coming. He has no hold on me, but the world must learn that I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me. Come now, let us live. Hallelujah. Amen. Ahubwo nkora uko data yantegetse. But I do as my Father has recommended. Nkora uko data yagize ate yantegetse. I do as my Father commanded. Kugira ngo abisi bamenye ko ngirane ko mukunda. So the world know that I love him. Mpora ngendera mu ijambo rye. I walk into his word. Mpora menye ibyo ashaka ko nkora. I know his will. Kugira ngo abisi bamenye ko ngirane ko mukunda. So that the world knows that I love him. Ngaho hagaragaza urukundo, niyo mpamvu yabwiye abigishwa be. That's why he said to his disciples. Nubundi muri Yohana kira gice cya umurongo wa 21. Again in John. Aba ngunkunda na data azamukunda. Whoever loves me, the Father will love me. Unkunda zitondera amategeko yanjye. Whoever loves me na will data do according azamukunda. to God's Tuzaza hari will. maze tugire dute tugumane nawe. And we will remain with him. Unkunda nta kindi kigaragara.
ni ukwitondera ijambo ryanjye. If you love him, you must abide by the nawe word. aravuga ngo nzahora nkora ibyo data yantegetse And he said, I will kugira ngo continue to ab'isi do bamenye yuko what the nagize Father has kugira ngo told me ab'isi to do. bamenye ko mukunda. so that the world knows that I love him. Ab'isi bazamenya ko ukunda Imana, The world will know that you love God. bazamenya ko nkunda Imana ariko nubaha ijambo They will ryayo. know that I love God if I abide by his word. Ab'isi barashaka kumenya. The world wants to know. Oh haleluya. Ab'isi bo bajya bashaka kumenya. The world wants to iyo know. babwiye ko ukunda Imana bajya kureba bakareba muri wowe niba harimo gukunda Imana When koko, you say that you love God, they look through you and see if you really love God. kugira ngo ab'isi bamenye ko So for the world to know that mukunda, you love, nzitondera ibyo yantegetse. that I love what he has Nibwo commanded ab'isi me, bazamenya ko mukunda. that's only when they will know. Ntabwo ari ukuvuga ngo njya restoration church, oya, it's no not that to say kugendera I mu come to ijambo church. ry'Imana nibyo bizaranga ko ukunda Imana. Is to abide in his word. is Ni what will ukubaha know. Imana nibyo ab'isi bazakumenyera yuko ukunda Imana. When you honor God is when people will know that you Nta love wundi God. twigiraho ni Yesu. No other example other than Christ. Turabande, turabande, We are of, turabakristo. Christ. Turabande, we are of, turabakristo, Of Christ. turabigishwa. we are disciples. Turabigishwa ba Yesu. We are disciples Tugera of ikirenge mu cya Yesu. Jesus. Niyo mpamvu Yesu agaragaza ngo abigishwa bamenye ko akunda se. That's why the Bible says that the disciples knew he loved God. Umunsi umwe abigishwa baragenda bageze ahantu ngo banga kubakira. One day the disciples went into a place and they were refused the welcome. Banze kubakira. They were refused the welcome Babwira Yesu ngo and they told tugiye Jesus, gutegeka nonaha. we are going to order. Umuriro umanuka utwika aba bantu. We are going to order for fire from Umuriro heaven umanuka ugira use utwika aba bantu. so it burns all these people. Yesu arababwira ati ntabwo muzi umwuka ubarimo. And Jesus said, you don't know what spirit is Ntabwo in. naje gutwika abantu, ntabwo aricyo cyanzanye. I didn't come to Yewe burn. naje gushaka icyazimiye kugira ngo ngikize. I didn't come to None burn mwebwe muravuga ngo mbice. I came for the lost. Yesu abereka ko ataje kwica abantu ahubwo yaje kugira ate He showed them kubakiza. that he didn't come to kill people but to rescue them. Baratanye barareba baravuga ngo uyu muntu And they were n'udasanzwe. amazed. This man is Banze special. kumwakira none aremeye tu. He refused to be welcome and now, Umunsi umwe Petero aramureba, and one day Peter looked at him. baje kumufata. When they came to catch him, Petero yarafite inkota. Peter had a sword. Kandi Yesu yaravuze ngo uyu munsi wa none ni umutware uwari ufite inkota imwe mutware inkota ebyiri. And Jesus had said, those who Agira have ngo ni one, inkota take zo two. guca amatwi. And he thought it was a sword to Ntabwo cut yari azi ears. ko ari inkota y'ijambo ry'Imana But he agomba didn't know it gutwara. was the sword, the word of God as a sword Ribasha kumurinda baje kumutera. that will protect him from those who are attacking him. Petero afata inkota Peter took the sword aca ugutwi kwa Markus. and cut the Pa! ear of Araguca. Malchus. He cut the ear, Ugutwi kugwa hasi. and the ear came Yesu out. aramureba avuga ati uru rugamba sirwo naje kurwana And Jesus wowe. looked at him, this is Uribeshya not the rwo battle sirwo I'm rugamba naje fighting. kurwana. Data ntiyantumye gutema The amatwi. Father did not call me to Data cut ntiyantumye people's guca ears. amatwi. He did not call me to cut people's Afata kwa ears. gutwi kwaguye So he took the ear akumusubizaho. and put it back on Malchus. Aravuga ngo uwicisha inkota azicishwa indi. And they say, whoever will kill by sword will be killed by sword. Yerekana icyamuzanye And he showed what brought him, kwaje gukiza abantu. that he came to rescue people. Yerekana Isaya wamutumye The Father who sent him, ko agomba kurangiza umurimo we. he sent him to finish Niyo the mpamvu muri work. Yohana 4:34 That's why in John aravuga 4:34, haleluya amen, ngo mfite ibyo kurya byanjye mutazi. he said, I have Ibyo this, kurya byanjye ni ugukora This ubushake food. bw'iyantumye no kurangiza umurimo we. the will who has sent me. Ibyo kurya byanjye My food ni ugukora ubushake bw'iyantumye. is to do the No will of the kurangiza one who has umurimo we. sent me and finish his Ngibyo ibyo work. kurya bijya bimpaza. That is the food that fulfills Duhe me. Yesu icyubahiro. Praise God. Ntabwo yigeze ava muri misiyo yari afite ya se. He never gave up his Nubwo mission. yahuye na benshi ntiyigeze ava muri misiyo. Although he faced a lot of Ntiyigeze ava muri issues, gahunda ya se. he never left. Yakomeje guhagarara muri gahunda ya se. Bwira mugira ngo komeza uhagarare muri gahunda ya so. Tell your neighbor, Komeza continue uhagarare God's muri plan. gahunda y'Imana. Remain strong in Yo God's komeza plan. uhagarara aho Imana yashatse kuhagarara. Stay where God has asked Ntihagire you to stand. ikikuvangira. Don't let anything distract you. Ntihagire ikikuvangira. Don't let nothing Komeza distract you. uhagarare kuko Yesu nawe yarahagaze. Stand firm. Ntiyigeze ahinda Because umushyitsi. Jesus never Haleluya. gave up. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umunsi umwe abona abigishwa agira impuhwe One day he saw the z'abantu disciples. benshi ngo bari bamaranye nawe iminsi. There were lots of people who had Aravuga spent ati time nimba with him. asezerera bakagera hirya baragwa isari.
nimba seza bakagwa hirya baragira inzara. And he said Baricwa that n'inzara. if I let them go with nothing, they'll go hungry. Ngo bageze hirya arababwira ati mubicaze mufite iki cyo But kubagaburira. as they reach a little bit further, he asked his disciple, what do you have to feed them? Filipo aramubwira ati none se mwami And Philip said, oh Lord, iyi migati ngahe 5 n'amafi 2 just a couple of breads naho and 2 umuntu fishes. yashunaho akangana garya Even though we were to just tore naho into yarya pieces, akangana garya just a little piece. urabona yahaga. Do you think this can fill them? Basezerera ahubwo bajye kwirebera mu kirorero Let them go. bajye kurya bajye kwishakira ibyo kurya Let them go so they can find kuko ahangaha out duhagaze ni mu butayu. because we are in the desert. Bibiri avuga ngo ntabwo bagenda abari mwebwe mugira mutse abari mwebwe mugira mutse abari mwebwe mubagaburira. And we see in the Bible that the word says, don't let them Abana go. b'abantu bajya bikuraho It says, ikibazo feed them. You know, as human beings, we try Ajya not to be kugwiriya. responsible. ntashake solution y'undi We try not to find people akumva yuko solutions. ari umutwaro And we do the bystander akumva yuko effect. aremerewe. We feel that we Ariko worry. Yesu aravuga ngo But barimwe Jesus said, mubagaburira. you be the one to feed them. Baramubwira ati amafi 2 And I said, 2 fishes n'imigati 5 and 5 breads. ibihumbi bigera bike byahaga These many ntibishoboka. thousands of people. Nimubicaze He said, have them arabifata seated. ashimira Imana He took them and arangije blessed agira them. ati arabagabura bose And barahaga. he fed all of them. Intonga 12 zasigaye barazirundanya. And there were remaining foods. And they took them with them. Yesu yashaka kwerekana iki? What did Jesus want to show? Yesu yashaka kwerekana icyamuzanye cyari cyo. He wanted to show what brought him Yari here. yaje guhaza abashonje. He came to fill those who were hungry. Niyo mpamvu yababwiye ngo muri Yohana 6 ngo nige mutsima w'ukuri, That's why in John 6 he said, I'm the true nige bread. byo kunywa nyakuri, I'm the true vine. urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye He who eats of this, afite ubugingo bw'iteka he ryose. has everlasting Yari life. yaraje gutanga ubugingo. That's why he came to give life. Icyamuzanye rero Imana yamuzanye kugira ngo agira se agenda agirira abantu neza. He came to do good to people. Mu byakozwe n'intumwa ibice 10:38 In Acts, haravutubwira ngo Imana yamusutseho umwuka wayo. we know that God poured his, Byakozwe n'intumwa 38:10. Okay. in the book of Acts 38 38, 38 umurongo wa 10 38:10. haravuga ngo Imana yamusutseho umwuka wayo, That God poured his spirit on him. yamusutseho umwuka wayo Poured his spirit on him imuha n'imbaraga and gave him power. kugira ngo So that- yajya agenda agirira neza He continually did good abantu bose, to all people. abohora abo Satani atwaje igitugu. Delivered those who had been. Umva umurimo wa Yesu, umva umurimo w'Imana yari That yaramuhaye. is what the work of Jesus was. Umutima wanjye, umutima wawe May ni uwa your Yesu, heart, your heart is your heart kugirira neza abantu bose, does good to all people. kumva ufite gahunda y'uko abantu bakizwa bose, Do you have the heart that wants to see everybody saved? kumva yuko ufite umutima yuko abantu bahazwa bose, A heart to see people filled, kumva yuko ufite umutima yuko abantu baruhuka. to see people lifted. Uwo mutwaro urumva ufite wa Yesu. Do you have that burden? Yesu Imana yamwohereje kugira ngo atwereke umutima w'Imana, God gave us Jesus so we can see his heart, kugira ngo mbashe gutunga uwo mutima, so that we may have that kugira ngo nawe heart, ubashe gutunga uwo so mutima. that you may possess the Tugomba heart. gutunga uwo mutima We w'Imana, must have that heart of God. niko gusa na Yesu, That is to niko into his kugenda likeness. dusa na Yesu. That is transformed Hallelujah. to be look like him. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe, Praise God. Imana ishimwe. Praise God. Mu Baefesi igice cya 5 hariya Ephesians 5. turabona neza Imana, ijambo ry'Imana tuvuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, We see that imitate mugendere mu rukundo God nk'uko Yesu yadukunze, as children who loves the tugendere Father. mu rukundo nk'uko Kristo yagize ati Walk into the yadukunze. love that Jesus Imana loved us. ishimwe, Praise tugendere God. mu rukundo nk'uko Yesu yagize ati Walk into the yadukunze. love that Mwigana Christ Imana loved us. nk'abana bakundwa. Imitate the Father Niba turi abana bakundwa tugomba kwigana Imana, as children who are loved, kandi tukagendera mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze. and walked into the love that Jesus loved us. Haleluya. Amen. Ikindi tugomba kumenya nuko twahawe ubwiza, The other thing we must know is we've been given twahawe the ubwiza glory, buruta ubundi kuba bwiza ever increasing glory nk'ubw'umwami. of that of the Father. Abakolosayi igice cya 1:27 Colossians, Bibiliya tubwira ngo Kristo muri twebwe nibwo bwiza
bw'Imana tuzabona hanyuma. Christ in us, the glory. Iyo Kristo ari muri twebwe ubwiza bw'Imana When turabwakira. Christ in us, we receive the glory Kristo of muri God. twebwe n'ubwiza mu gihe cya none n'igihe kizaza. For now and forevermore. Kristo muri twebwe nibwo bwiza bw'Imana bugenda bwiyongera umunsi ku wundi. Christ in us is the ever increasing glory. Kristo ubwo ari muri jewe nibwo bwiza bw'Imana. As in us, Ubwo ari muri jewe ubwiza bw'Imana ndabufite. as He's in us, I have the Ibyiringiro glory. by'ubwiza bw'Imana mbifite none mbifite n'igihe kizaza. I have the hopes of Kristo today muri and jewe forevermore. ibyiringiro by'Imana. Christ in me, the hope of Ikindi glory. twahawe izina. The other thing, we've been given a name. Amaze kujya ku musaraba. After He's been on the cross. Amaze kubambwa ku musaraba. After He's been on Buriya the reka mubwire cross. ntabwo ari yahawe ririya zina. He was given that name. W'izina ararifite. He already has a name. Yamanutse mu isi kugira ngo abe umuntu ahabwe izina. He came here on earth to have a name. None iryo zina arigusigire. And that name, to leave it behind Uhabwe you. irindi zina. So you are given another name. Mu ijuru ntabwo akeneye iryo zina He kuko doesn't ni need Imana that mu name in ijuru. heaven, because in heaven He is God. Mu ijuru ni Imana. He is God in the heaven. Ariko uyu munsi wa none yaduhaye izina. But today He has given us a name. Yararidusigiye. He's left us with a name. Duhindurirwa gusa nawe We are kugira ngo transformed tugenda to look n'izina like rya Him. Kristo. So we walk with that name. Tugenda n'izina rya Kristo We umunsi walk ku with that wundi. name every day. Niyo garanti y'umukristo dufite. That is the assurance of us as a Cyambere twumvise Christian. yuko ari urukundo rw'Imana We tugendana. saw that it is the love of God. Icya kabiri twabonye ko ari ubwiza bw'Imana tugendana. Secondly, we saw it is the glory of Icya God. gatatu twufite izina rya Yesu. And third, it is the name of Petero atangira Jesus. kuvuga ubutumwa bwiza avuga ngo nta rindi Peter zina he said, ab'isi bahawe there is no other name that we've bakwiriye been given gukirizwamo that will be saved usibye izina rya Yesu other Kristo than the umwami name of wacu. Jesus. Tugendana iryo zina. We walk with that Cyambere name. ugendana urukundo rw'Imana wumve First you rwuzuye. walk with the love of Nirucagata wongera urushake. And when it comes cold, Cya kabiri ugendana seek ubwiza for it to stay bw'Imana. warm. Look for God's Wanga glory. igishobora kugukuraho ubwiza bw'Imana. Refuse anything that will take Cya the glory gatatu away. ujye ugendana izina ntukarisige mu rugo. And third, always have that name with you. Ntukarisige muri restoration Do cyane. not leave it at home or at the church. Tugendana izina rya Yesu. Always have that name. Jya witwaza izina rya Yesu. Always have the name of Jesus. Nizo mbaraga zawe. It is your power. Nizo mbaraga zawe. It is your power. Dufite izina rero iryo zina tugomba kurigendana. We have a name. Yahawe izina rita We amazina should always yose. have the name above Mu all isi no mu names. ijuru nta zina rihwanye On n'iryo. heaven and earth, there is no other Hallelujah. name. Amen. Ari izina rivugwa muri iki gihe cya none. A name that has been talked about Ari n'izina today. rizavugwa mu igihe A kizaza. name that will be spoken Nta zina about in rizahwana the n'irya future. Yesu. No other name other than Tugomba the name of kuryitwaza. Jesus. We must have it. Yewe urushye You weary, itwaza izina rya Yesu. carry that name. Abigishwa nta kindi batwaye ntabwo yabasigiye amafaranga. The disciples were not left with money. Ntabwo yabasigiye amasheki. They were not left with Yewe checkbooks. nta n'akazi yabasigiye. They were not even left with jobs. Nta entreprise yabasigiye ngo bazibemo babone No amafaranga. firms, no firms. Ariko yabasigiye izina. But He left them with a name. Yabasigiye izina. A name. Izina rya Yesu. And the name of Mwibuke neza Jesus. mwibuke neza uko bageze ahantu bagasanga ikirema cyicaye cyahoze imbere y'urusengero. They got to a point when they met a handicapped person in front of the church. Barangiye baravuga ngo udutumbire ifeza n'izahabu ntabyo dufite. And they asked, silver and gold, do we have Ifeza n'izahabu not? ntabyo tugize dute. Silver and Ntabyo gold, dufite. have Ariko we icyo not? dufite turakiguha. But what we have we will give Icyo you. dufite turakiguha. What we have we will give you. Haguruka mu izina rya Yesu. Stand in the name of Jesus. Haguruka mu izina rya Yesu. Stand in the name of Bamenya ko Jesus. iryo zina bagomba They kurikoresha. knew that they had to use the name. Iryo zina niryo ryazuye. They knew they had to Petero use the name yakoresheje iryo zina. that resurrected. Yohana yakoresheje iryo zina. John used the name. Pawulo yakoresheje iryo zina. Paul used the name. Bakoresheje iryo zina. They used the name. Umukristo uraha akoresha iryo zina. Bwira mugiye ngo koresha You iryo Christian zina. who here use Koresha iryo zina mu Tell your mbaraga. neighbor, use the name with Koresha power. iryo zina. Use the name. Rifite ubutware. It has power. Rifite ubushobozi. It has power. Rifite imbaraga. It has strength. Izina rya Yesu. The name of Jesus. Ribohora imbohe. It frees the captive. Riruhura abarushye. And it gives a light burden to the Izina. weary. The name. Izina. The name. Iyo duhindurwa gusa na Yesu. When we are transformed into Nukuye His ngo tumenye likeness, izina twahawe iryo it ari is ryo. because we need to know the name we've Izina been twahawe. given. The name we've been given. Haleluya. Amen. Muri iki gitondo izina rya Yesu. The name Ongera this uvuga morning. izina rya Yesu. Say the name of Atura Jesus. izina rya Yesu muri iki gitondo. Confess the name of Jesus. Uryatura. Do you confess it?
ongera uryature mu izina rya Yesu. Say it again in Jesus' name. Ndatura izina rya Yesu Kristo I kuri mushiki wanjye confess none. the name of Jesus on my Izina rya brother. Yesu Kristo rirakora ibikomeye mu The buzima name bwe. of Jesus Christ will do Mana great things. ndagushima ku izina ryawe twatuye muri iki Heavenly gitondo. Father, we thank you for your Rikoze name ibikomeye mu buzima that will bwe. do great Mu things. izina rya Yesu Kristo. In Jesus' name, Izina rizura n'ibyapfuye. the name that resurrects all that, Izina ribohora imbohe. that stay, the frees, the Izina captives, rikiza. the name that Uyu heals. munsi wa none izina ndaramye mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Ayandarakashaka. Izina rya Yesu In Kristo. Jesus' name. Izina rya Yesu Kristo. Jesus' name. Izina rya Yesu The name Kristo. of Jesus. Mukristo wawe wahawe Your izina. Christian who's here, Akira iryo zina uyu munsi wa none rikora ibikomeye. Zamura ibiganza byawe wakire. Wakira imbaraga zihabwa n'iryo zina. receive the power. Wakira imbaraga iryo zina rijya ritanga. Haguruka wakira izo mbaraga. Haguruka wakira imbaraga riri mu izina rya Yesu. Uryature muri iki gitondo. Twahawe izina riruta amazina yose. Twahawe izina rikomeye. Akira vuga ngo muri iryo zina ndakiriye. Muri iryo zina nakiriye imbaraga. Uyu munsi wa none akira mu izina rya Yesu Kristo. Akira gukomera kwawe. Akira guhinduka kwawe. Akira urukundo rw'Imana muri iryo zina. Akira ibyishimo by'Imana muri iryo zina. Akira kuruhuka muri iryo zina. Akira mu izina rya Yesu. Iyo niyo nyungu yo guhindurirwa gusa na Yesu. Twahawe izina. Zamura ibiganza maze ushime Yesu. Zamura ibiganza maze ushime Imana. Yandarakashaka. Izina rya Yesu ni izina rikomeye. Izina rya Yesu ni umunara muremure. Abakiranutsi bajya bahungiramo bagakira. It is a strong tower, and whoever believes is healed. Izina rya Yesu Kristo abakiranutsi bajya bahungiramo bagakira. Ni umunara muremure. Those who come to you are healed. Zamura ibiganza byawe muri iki Lift gitondo. your hands this morning. Urukundo rw'Imana urumva rwaracagase. If you feel that the love of God has gone Ese through, urakiyumvamo ko Imana igukunda? do you feel that Yo, that God naje loves kukubwira you? muri iki gitondo ko urukundo rwa Kristo ruri muri wowe, urwakire mu izina rya Yesu Kristo. I came to Wongera announce umenye ngo to you Imana the love of irankunda. God is- Ubwire na Satani ngo Imana irankunda. Ubwire n'icyo kibazo kibwire ngo Imana irankunda. Uyibwire ngo nakire urukundo rw'Imana. Uyibwire ngo ubwiza bw'Imana. Yesu yampaye ubwiza bw'Imana. Sinzabura ubwiza bw'Imana. Ndabugendana mu izina rya Yesu. Yandarakashaka ya parakashaka. Izina rikomeye, izina ry'umucunguzi wacu. Izina. Yewe urushe kandi uremerewe. Ngwino uvuga iryo zina. Vuga iryo zina riruhure. Iyaturireho muri iki gitondo. Atura iryo zina. Atura iryo zina ryakomeye. Atura iryo zina. Atura iryo zina. Yandarakashaka. Confess that name this morning. Utarakizwa uri hano. If you're here and you've not Zamura received ikiganza Christ cyawe as uyu a munsi wa Savior, none wakira iryo zina. if you're Rihindura. not- if you're not born again or you have not Ufite received Christ ikibazo as mu a muryango Savior, wawe, iryo zina uyu munsi wa none rishemuye ikibazo cyawe mu izina rya Yesu. today all your worries Abatabyaye uyu munsi wa none izina ribahaye abana mu izina rya for Yesu. those who have no children Mwangwe today, you receive ab'ingumba children. mwese uyu munsi wa none For those ndatuye narrow, kubwira iryo zina. I Iryo confess zina in riremye Jesus' abana mu nda name, zanyu mu izina has rya Yesu proclaimed Kristo. children in your womb. Haleluya. In Jesus' Abagenda huruye igicucu cy'urupfu uyu munsi wa none ndirukana urupfu rwose ku buzima bwawe kubw'iryo zina twahawe gukira mu izina rya Yesu Kristo. Yandarakashekeri ya parakashaka. Izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo riruhura. Izina rya Yesu Kristo yaduhaye izina. He's given us a name. Yaduhaye izina. He's given us a name. Utarakizwa zamura ikiganza If huri. you're here and you have not received Christ as your Tugusengera muri aka Savior, kanya maze ukizwe. please lift your hands so we pray for Urahari? you. Zamura neza If you're rwose. here, please lift Zamura your neza hand. wakire Yesu Kristo If you're nk'umukiza. here, if you're Wakire here, iryo zina please rijya lift your ribohora, rijya rihindura amateka. It changes Ngwino your hano, history. ngwino hano niba Please ushaka come gukizwa forward. uyu If munsi you wa want none to ngwino. receive Christ this Banguka morning, hano maze please ukizwe uyu come munsi wa forward. none. If you have not received Christ, Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. praise God.